virusi rero izabinjiramo ngo ni ibyo bintu bitatu: kwigwiriza abigisha bahuje n'iri ryabo, kwiziba amatwi ngo batumve ukuri, kuyoba bagakurikiza imigani y'ibinyoma. Bajya bavuga ngo reka twibyinire, ubuzima ni buto. Ubuzima turimo muri iyi si ni buto, ntabwo bukwiriye kugushuka, kuko nyuma y'ubu butoya aho uzajya uzabaho ubuzima bw'iteka ryose, bushobora kuba ari bubi kubabaza cyangwa buba bwiza bukunezeza iteka ryose. Urahitamo kuzabaho ubabazwa, urira, uboroga, utakuganya, udafite ukumva, bikazabaho iteka ryose nyuma y'uko uvuye muri ubu buzima buto, cyangwa urahitamo kuzabaho wishimye, unezerewe, utazongera kubabara by'iteka ryose nyuma y'uko uvuye muri ubu buzima butoya bwa none. So icyo nabwira umuntu wese udukurikiye ni uko ubu buzima butoya turimo bwa none budakwiriye kukwambura ubuzima bwiza uzabamo iteka ryose nyuma y'uko uvuye muri ubu ngubu. Murakoze. Nanjye ni ikibazo kimwe nari mfite kuri uru rwandiko tumaze iminsi twiga rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike. Nk'uko pasiteri yarabivuze, ni ikibazo kijyanye n'umuzuko. Yaramaze kuvuga imizuko itatu, avuga umuzuko wa mbere, kuzuka umuntu mu mwuka, uwo nguwo ndawumva cyane iyo umuntu yizeye Yesu nyine abazutse. Uwa kabiri, itorero rizamutse, nawo ndawumva. Uwa gatatu ni umuzuko w'abanyabyaha. Noneho hari ikindi kintu nibaza, kuko turabizi ko itorero rizamuka nk'uko twabyize nanone mu Baroma igice cya 11. Icya mbere, azaba aje kwima ingoma ye hano muri iyi si. Icya kabiri, azaba aje guhagarika intambara ya Harimagedoni. Icya gatatu, azaba aje gufunga Satani kugira ngo amare imyaka 1000 aboshywe. Icya kane, azaba aje gukuraho urupfu n'icyaha cyose ko nta cyaha kizakigikorwa. Icya gatanu, azaba aje kwiyereka abamucumise, Abayuda, ngo babone yuko koko ari we babambye, ari we bihakanye, ari we bishe. Azaba aje guhosha intambara zose mu isi. Intambara ya Harimagedoni niyo ntambara ya nyuma ku isi, nta yindi ntambara izongera kubaho kugeza irangiye. Murakoze. Mfite ikibazo hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike. Yesu kwanga kutubwira igihe azagarukira ni urukundo rwinshi adukunda. Reka mbereke ko adukunda kuba atarabitubwiye. Tekereza kuba unaniwe utazi umunsi Yesu azagarukiraho. Yaba uwuzi ubunaniwe bingana iki? Yego, murakoze. Ndasobanukiwe kuri iyo myaka 1000 Abayehova bongeramo akantu kuvuga ngo tuzayimara twigisha ngo abantu tuzasanga ku isi, hanyuma uzanga kumva azapfa ngo ahishwa n'urupfu rwa kabiri. Hanyuma njye icyo ndimo ndareba hano mu Byahishuwe nyine twasomye igice cya 20:10, uyu muhanuzi w'ibinyoma kuko nk'uko Abadivantisite bivuga ni papa cyangwa icyo gihe nashaka gusobanukirwa. Muvanga Abadivantisite, papa niwe antikristo kandi niwe muhanuzi w'ibinyoma. Abateolojiya, antikristo ari ukwe n'umuhanuzi w'ibinyoma akabukwe. Bibiliya ikagaragaza ko antikristo ari nawe muhanuzi w'ibinyoma. Ubwo murafata iki? Murafata iby'Abadive, murafata iby'Abateoloji, murafata ibya Bibiliya. Byahishuwe 16 umurongo wa 12 n'uwa 13. Havugwamo ibintu bitatu: ikiyoka, inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Ikiyoka ni Satani, inyamaswa ni ubwami ubutegetsi bw'isi, umuhanuzi w'ibinyoma ni antikristo. Ubwo nibwo butatu satanike. Rero ntabwo umuhanuzi w'ibinyoma atandukanye na antikristo, ahubwo antikristo niwe muhanuzi w'iki? W'ibinyoma. Kuko azaza mu izina rya Mesiya, yita ko ari we Yesu, ahanura, yerekwa, akora ibitangaza, ariko byose bizaba ari iki? Ari ibinyoma. Vuga ngo itorero rya Yesu na Yesu bazaza gutwara iyi si imyaka 1000. Kandi abantu bona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka ari cyo nzoka ya kera ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu arakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugeza iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorwa kugira ngo kimare igihe gito. Uharanire kuzaboneka kuri urya munsi Yesu agarutse. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Ya dushimiye Imana kubw'uyu mwanya mwiza iduhaye nyine, nayo ndi gushima kandi tubaha ikaze mwese nshuti z'umusaraba, abakristo mwese mubarizwa muri AFGMI aho muri hose mu bihugu bitandukanye ku migabane yose iri hano muri iyi si. Hanyuma wakiriye namwe mwese mudukurikiye kuri
Ayaloni TV mwese Imana ibahe umugisha kandi tubaha ikaze mu ijambo ry'Imana kuko iki ni cyo gihe cyo kugira ngo buri wese niba kuko uvuga ko wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe kwiriye gufata umwanya wo kumva icyo Imana ivuga muri iyi minsi, cyane ko muri iyi minsi Imana iri kugenda icecekera kuri bamwe kubera yuko abantu bimitse byinshi imitima yabo aho kwimika Imana ngari yiba imbere y'ibindi byose bimitse ibindi, bigatuma rero Imana igenda iceceka. Kandi ubundi iki gihe cyari cyo kugira ngo buri wese yiyegereze ijwi ry'Imana, asome ijambo ry'Imana, aribemo, aryige kandi icyo rimusaba gishyire mu bikorwa. Kandi cyari cyo gihe cyo kugira ngo twebwe nk'abamaze kumenya ukuri dukurikiye uvuga uti narasomye cyangwa narize cyangwa ndakijijwe cyangwa ndasobanukiwe ijambo ry'Imana, cyari cyo gihe cyo guhaguruka kugira ngo dutabare abantu b'Imana bagiye kurimbuka. Kuko mu by'ukuri iyo twitegereje tubona yuko isi igeze ku muhero wayo, tugeze ku mperuka y'ibihe, kandi ibi bihe duhagazemo ni ibihe byahanuwe kuko birimo birasohoza ibyo Yesu yavuze bizaranga kugaruka kwe. Iyo mpamvu uvuga ko wasobanukiwe uwamenye ntabwo ukwiye kwicara, ukwiye kujyana ubutumwa mu bihugu bitandukanye, mu miryango yawe, mu nshuti zawe, kuko Yesu akeneye abajya gutabara abandi kugira ngo batarimbuka. Rero udukurikiye, amazina yanjye nitwa Jalik Ikingeneye, ndi missionnaire, tukaba tubaye umuryango witwa Ayaloni Family of Jesus Christ Ministries International. Umuryango navuga ngo uharanira ubusugire n'ubumwe bw'itorero. Nimvuga ubusugire, ndavuga ubusugire kubirebana n'ijambo ry'Imana, kugarura ijambo ry'Imana ry'ukuri. Kuko mu minsi y'imperuka Pawulo yabyandikiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa 2 ibice 1 kugeza ku 3 amubwira ibizabaho mu minsi y'imperuka, kandi iyo minsi y'imperuka niyo duhagazemo. Yaramubwiye ngo ndagutongera mu maso y'Imana niyo mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Bwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Kubera iyihe mpamvu rero? Ngo nuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, ngo baziziba amatwi kugira ngo batumve ukuri. Icya gatatu, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ibi bintu bitatu nibyo Pawulo yavuze bizabaho mu minsi y'imperuka ku bantu bazaba bafite amatwi abarya yifuza kumva ibibanezeza. Virusi rero izabinjiramo ngo ni ibyo bintu bitatu: kwigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kwiziba amatwi ngo batumve ukuri, kuyoba bagakurikiza imigani y'ibinyoma. Kuvuga ngo iza akanya abantu bakeneye ko wibigisha ijambo ry'Imana ngo winjire, zana utuntu tw'imigani, uzana udutekerezo, nitwo tubafasha. Aho kwinjira mu byanditswe byera abantu babishaka, kandi kubabwira ukuri no kubereka isi uko ihagaze no kureka ibyaha, cyane ko isi turimo niyo turi kwerekezamo nisi dusaba ngo tubeho, kandi tubeho dukora ibyaha. Rero kubwira abantu ngo ibi ni ibyaha, ibi ni ibyaha muramenye, bahita bavuga ati oya, uragira ngo tubeho dukennye tubaye mu buzima bubi? Ahubwo twareka kumva ibyo uvuga, tukareka iyo Bibiliya, tugashaka ubuzima, tukisha mu madini, tukubariza gahunda z'idini. Ariko ibyo kuvuga ngo twige cyane, ngo dusesengure, ngo ducukumbure, ngo tumenye icyaha n'ikitari icyaha, byatuma tuba mu buzima butugoye budukenesha. Ariko hari umuntu umwe nakunze kumva, nako si n'umwe, ni benshi, bajya bavuga ngo reka twibyinire, ubuzima ni buto. Ubuzima turimo muri iyi si ni buto, ntabwo bukwiriye kugushuka, kuko nyuma y'ubu butoya aho uzajya uzabaho ubuzima bw'iteka ryose, bushobora kuba ari bubi kubabaza cyangwa buba bwiza bukunezeza iteka ryose. Nyuma y'ubu butoya ubuvuyemo, aho uzajya amahitamo urahitamo ukiriho none, muri ubu bwa hafi cyangwa muri ubu butoya urahitamo ukiri inaha ngaha.
urahitamo kuzabaho ubabazwa, urira, uboroga, utakuganya, udafite ukumva, bikazabaho iteka ryose nyuma y'uko uvuye muri ubu buzima buto. Cyangwa urahitamo kuzabaho wishimye, unezerewe, utazongera kubabara by'iteka ryose nyuma y'uko uvuye muri ubu buzima butoya bwa none. So icyo nabwira umuntu wese udukurikiye ni uko ubu buzima butoya turimo bwa none budakwiriye kukwambura ubuzima bwiza uzabamo iteka ryose nyuma y'uko uvuye muri ubu ngubu. Ugomba kwemerera Imana ikakuyobora mu ijambo ryayo, kandi ugasobanukirwa neza n'ibintu bimwe ushobora kwita ngo uri gushaka ubuzima ariko ibyanduza ubugingo bwawe, ukavuga uti reka mbireke, Imana izacira inzira zo kubaho. Niyo mpamvu twahisemo gutangiza iyi ministries kugira ngo dufashe abantu, tubatoze bavemo intumwa za Yesu kandi barusheho kumenya, babashe kwitwararika muri iyi si. Iyo ushaka kujoininga umuryango wacu, iyi ministries yacu, urareba aho ngaho aho uri kurebera ikiganiro kuri screen yawe, urebe hasi muri description kuri channel yacu aho uri kureba ikiganiro, reba muri description ukoremo, urimo urasanga hasi munsi y'intego za Iron TV, urebe hasi urahabona link ya WhatsApp. Hanyuma uzi, ariko abantu twakira icyitonderwa ni abantu batafite idini babarizwamo. Cya mbere, dushaka amadini azavuga ko dutwara abantu bayo. Cya kabiri, ntabwo ushobora gufatanya inyigisho zo mu madini n'inyigisho z'ukuri. Icya gatatu, nuko nta dini na rimwe izageza umuntu mu ijuru. Kizageza umuntu mu ijuru ni agakiza, ijambo ry'Imana, afite mwuka wera kandi akababarizwa mu itorero rya Yesu. Itorero rya Yesu rero ni riyoborwa n'ukuri kose kw'ijambo ry'Imana, cyane Nouveau Testament, Isezerano Rishya. Hanyuma tukiga irya kera mu buryo bwo gusobanukirwa umugambi w'agakiza ku bari mu isi, ndetse n'uburyo icyaha cyaje mu isi n'ingaruka zakurikiyeho, ndetse n'uburyo Imana yohereje umwana wayo mu isi. Ubundi tukaza muri Isezerano Rishya tukumva icyo Imana itubwira muri ibi bihe byacu by'imperuka. Rero tugwaha ikaze. Mbere y'uko joining ugomba kubanza ukavuga ngo nta dini barizwamo. Niba unaririmo urirekure, ntabwo twe tugenda n'abanyamadini. N'abandi turi kumwe bajoininze niba muri maha tuzabavanamo. Hanyuma rero ntabwo ushobora gufatanya ukuri n'ikinyoma. Madini abamo ikinyoma gikomeye. Kabiri, ntabwo wadufasha kwamamaza ubutumwa bwiza no gusapotinga umurimo w'Imana turimo, idini iri gukurura na ministeri ubarizwamo igukurura. Bisaba ngo uhitemo kimwe. Uretse natwe no mu madini, iyo uvuye mu idini mukajya muri rindi bakubwira ko uva mu ryo wari urimo ukakira iryo ngiryo wari ugiyemo. Rero noneho mu madini ho rero hari ikindi kibazo gikomeye cyane, ntabwo wabifatanya. Rero icyambere, ibyo wigishwa ntabwo wabigisha mu idini ngo babyemere, kuko ubutumwa tuvuga mu madini barabwanze, ntibabuvuga, nta nubwo bashaka wabubabwira. Rero kubigira ukabigumana mu idini, Imana yazakubaza ibyo bintu wagumanye bitagize icyo bikumariye. Yesu kugeza aca umugani, ari gusobanura umugani w'abahinzi yasigiye itaranto. Hari uwo yahaye 5, hari uwo yahaye 2, hari n'uwo yahaye 1, ariko asaba ko buri wese azayibyazamo izindi zingana n'izahawe. Arangije aragenda, amara igihe ahagarukiye, ajya kwaka ibyo yasize. Wahawe 5 aramubwira ati nyakubahwa, dore wansigiye itaranto 5 nazibyajemo izindi 5, none rero akira. Uwe 2 nawe amubwira ati nazibyajemo izindi 2, akira. Uwimwe ati nari nzi kuri umunyamwaga, usarura ibyo utabibye. Ndavuga nti singiye kuzahomba da, uyu mugabo sinazamukira, ndayibika, none dore ngibi byawe jyana. Ndaramubwira ngo wamupfapfa we, wamunyabutewe, wamugomewe, none niba waruzi ko nsarura aho ntabibye, kuki utayifashe ngo uyihe abandi bayinyungukiremo ukayigumana? Ahita avuga ngo ni mu mufate mujugunye hanze, niho bazarira bagahikinyira amenyo. Abandi arababwira ati mwinjire mu bwami bwa so, mwegurirwe byinshi kuko mwakiranutse muri biki. So rero birababaza Imana kuba ishobora kuguha ubutumwa bwayo ugasobanukirwa ukuri, warangiza ukabugumana, ntugire abantu bubwira ngo ahinduke cyangwa se bahinduke. Mwumva isherezo ry'uwo nguwo ko yajugunywe mu muriro.
iyo wamenye ukuri ntugutange Imana irabikubaza, kandi nabi biravuga ngo uzi gukora neza ntabikore bimuhindukiye icyaha. Imana duhana umugisha. Hanyuma uyu munsi kuwa mbere ngira ngo mwari mubizi ko ni umunsi twahariye ibibazo n'ibisubizo, ariko nyine kubera uburwayi byatumye ntaboneka. None uyu munsi turashaka kugira ngo aricyo tugarukaho ku bibazo n'ibisubizo mu gihe cyacu gitoya dusigaranye kuri uru rwandiko rw'Abatesalonike turimo turiga rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'Itesalonike. Ngira ngo murabizi ko twarebye amateka y'uru rwandiko, tubona uwarwanditse, tubona n'uwatangije iryo torero, tubona n'umugabane uwo ari we, tubona n'igihugu icyo ari cyo, twongera no kureba noneho rero impamvu yamuteye kwandika urwo rwandiko, kandi tumenya n'urugendo yari akoze niba ari urwa kangahe rw'ivugabutumwa. Twabonye ko Pawulo niwe watangije itorero ry'Itesalonike, ngo niwe wabwirije ubutumwa Itesalonike, abantu barizera barakizwa, atangira itorero. Uko twabonye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6, niho batwereka Pawulo ageze Itesalonike uko byagenze. Twongera kubona ko kandi Itesalonike ni mu Bugiriki. Ubugiriki bukaba buri ku mugabane wa Europe, mugabane w'Uburayi. Hanyuma twabonye ko rwa rugendo rwa kabiri Pawulo yarakoze, yakozwe n'intumwa igice cya 16 kuva ku murongo wa 6, niho batwereka ko urugendo rwa kabiri Pawulo yarakoze rw'ivugabutumwa, ko Pawulo yagize ingendo 3 z'ivugabutumwa. Hanyuma rero ajya kwicwa, nyine ajya gufungwa ziri ubutumwa bwiza. Urugendo rwa kabiri rwa Pawulo rero yagiye mu Bugereki, umugabane w'Uburayi. Twabonye ko agezeyo mu Bugiriki yagiye mu mijyi igeze muri 6: Filipi, Tuwatira, Tesalonike, Beroya, Atene ariwo murwa mukuru w'Ubugiriki, ndetse n'i Korinto. So rero muri iyo mijyi 6 tubona ko yagize Tesalonike nk'uko tubibonye, arangije avuga ubutumwa bwiza, hizera abantu nk'uko twabibonye, ko yihannye abagore b'abanyacyubahiro, hakaba harihannye na bamwe mu batambyi b'Abayahudi mu idini ya Kiyahudi, ndetse ngo n'abandi bantu bamwe nyine babagira ikibihana. So rero nyuma yaho Pawulo arahava abandikira uru rwandiko turi kwiga, rwuzuyemo amagambo meza aryoheye umutima, aryoheye umugenzi ujya mu ijuru. Ku muntu wese ufite intego yo kujya mu ijuru, ufite inyota yo gusobanukirwa iyo nzira, aya ni amagambo aryoshye Pawulo yandikiye Abatesalonike. Twizemo byinshi, tubona ingingo nkuru yari afite mu kurwandika uru rwandiko. Ingingo nkuru yari afite yababwiraga yuko Yesu azaza cyangwa azagaruka. Mu yandi magambo, urwandiko rwose Pawulo yandikiye itorero ry'Itesalonike, ingingo nkuru yose irugize niyi: Yesu azagaruka. Yabibwiraga abakristo bamaze gukura, basobanukiwe neza inzira ijya mu ijuru, bumva bashaka kuzabona Yesu agarutse. Icya kabiri, twahise tujya kureba noneho process yo kugaruka kwa Yesu bizagenda gute, ni gute, kugira ngo buri mukristo wese abimenye, ibyiringiro bye bibe bishyitse. Kubera ko ibyiringiro by'abizera, ibyiringiro by'itorero ni ukuzaboneka ko ubwiza bwa Yesu Kristo. Ubwo rero ibyiringiro byacu ari kuboneka kwa Yesu aje kudutwara. Niyo mpamvu tugomba gutinda muri urwandiko rw'Abatesalonike ko Pawulo yarugarutse amasobanurira abakristo b'Itesalonike hamwe natwe, atubwira ngo dusobanukirwe neza ibyo kugaruka kwa Yesu. None rero uyu munsi ndashaka yuko tubiganiraho ku bantu bafite ibibazo mu nyigisho twatangiye kugaruka kwa Yesu. Twibukiranye yuko nababwiye yuko kugira ngo usobanukirwe neza kugaruka kwa Yesu ugomba kubuzi inyigisho 3 maze iminsi mbigishaho. Ya mbere, gusobanukirwa urupfu mu buryo 3:
gupfa uhagaze, gupfa mu buryo bw'umubiri, ndetse n'urupfu rwo kuzarimbuka iteka ryose. Ugasobanukirwa imperuka mu buryo butatu: imperuka y'umuntu, imperuka y'itorero, n'imperuka y'isi. Ugasobanukirwa imizuko itatu: kuzuka k'umuntu akiriho hano mu mubiri, akazuka mu buryo bw'umwuka, kuzazuka asanganira Yesu niba yarapfuye mu buryo bw'umubiri, ndetse n'umuzuko w'abanyabyaha. Mu yandi magambo, ni umuzuko w'umuntu akiri hano mu mubiri, hakaza umuzuko w'itorero, hakaza n'umuzuko w'abanyabyaha. Ibi rero iyo bisobanukiwe neza, izindi nyigisho zose zo kugaruka kwa Yesu urazumva cyane, ntabwo bikugora. Twajya mu byahishuwe, twajya muri Danieli, twajya mu butumwa bwiza, aho twasoma ku birebana no kugaruka kwa Yesu byose birakorohera kubyumva ibyo bizi. None ndagira ngo duhe umwanya abantu. Hari abantu bamwe bari bavuze bati ibirebana n'umuzuko uzabigarukeho, ariko sinzi ikibazo babigizeho. Hanyuma ngira ngo twabaha umwanya kugira ngo ufite ikibazo abaze. Twakiriye Rukundo. Murakoze. Nanjye ni ikibazo kimwe nari mfite kuri uru rwandiko tumaze iminsi twiga rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike. Nk'uko pasiteri yarabivuze, ni ikibazo kijyanye n'umuzuko. Yaramaze kuvuga imizuko itatu. Avuga umuzuko wa mbere, kuzuka umuntu mu mwuka, uwo nguwo ndawumva cyane iyo umuntu yizeye Yesu nyine abazutse. Uwa kabiri, itorero rizamutse, nawo ndawumva. Uwa gatatu ni umuzuko w'abanyabyaha. Noneho hari ikindi kintu nibaza, kuko turabizi ko itorero rizamuka nk'uko twabyize nanone mu Baroma igice cya 11, twabonye ko hazasigara hari ikintu cyo gucungurwa n'amaraso y'Abisirayeli. Nuvuga ngo Abisirayeli bazaba basigaranye amahirwe yo gucungurwa n'amaraso yabo, abazanga kwakira Antikristo. Ubwo noneho njye ndimo ndibaza, abazapfa icyo gihe itorero ko rizaba ryagiye, umuzuko wa kabiri warangiye, kandi bakaba bapfuye, ese nabo bazazuka mu muzuko w'abanyabyaha kandi bagomba kugarukana n'itorero? Ese upfuye azajya ahita azamuka? Bazazukira rimwe? Ubwo muze kunsobanura, bari Abisirayeli bazapfa muri kiriya gihe ntabwo bazaba bizeye, ahubwo bazaba bamaze kubona ko Mesiya bishe ari wo nyine uje kubacungu, hanyuma bange Antikristo. Abo bo kuzuka kwabo kuzaba gute? Ni icyo kibazo nicyo nari mfite. Murakoze. Urakoze cyane. Nihuse no kuvuga ngo umuzuko w'itorero, itorero rizazamurwa, ntabwo umuzuko uzaba urangiye. Kuzuka bizakomeza kugeza no ku karengane k'Abisiraheli. Ni ukuvuga ngo umwisiraheli wese uzapfa azize kwanga gukurikira amategeko n'amabwiriza ya Antikristo, azaza apfa ahita azuka asanganira itorero mu kirere. Umuzuko rero uzaba ugikomeje, ntabwo uzaba warangiye. Icyo kirasobanutse? Yego, nta kibazo, ndumva gisobanutse. Manzi Damascus. Yesu ashimwe. Amen. Amen, amen, amen. Nanjye nagize ikibazo ku by'ingoma y'imyaka 1000. Yavuze nimba ari njye wumvise nabi simbizi. Yaravuze ngo kuri iriya ngoma y'imyaka 1000 itorero rigarutse mu isi, ngo nibwo Yesu azasubiza abantu muri Edeni, ngo aje kubereka nyine uko no kuyibatuzamo nanone. Ngo kandi n'abahari ndibaza ntese bazabana muri iyo Edeni cyangwa bamwe bazabamwe abandi barurundi? Nicyo kibazo.
ntabwo nigeze mvuga ijambo edeni rwose. Twavuze ko isi izaba paradizo, ntabwo twavuze ko izaba edeni. Hanyuma twasobanuye yuko tuzaba tugarutse gutegeka gutwara iyi si. Vuga ngo itorero rya Yesu na Yesu bazaza gutwara iyi si imyaka 1000, kandi abantu bose ubuzima buzaba bukomeje, abanyabyaha bose. Iyo wumva twasobanuye ko n'urupfu ruzaba rwavuyeho, urumva hari uzaba upfa se? No gupfa bizaba byarangiye, kuko wenda mu buryo kambisobanuye muri ubu buryo bwumvikana cyane. Ni ukuvuga ngo isomye mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana igice cya 20 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6, mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka ari cyo nzoka ya kera ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugeza iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kuborwa kugira ngo kimare igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, mbona n'imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije inyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizwe ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye nibazi ku imyaka 1000 itarashira. Ufite umugabo no kuzuka kwa mbere ahirwa kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri nirubasha kugira icyo rutwara bameze batyo. Amen. Umurongo nashakaga cyane, nubwo nandi magambo nibagaruka gatoya ku gusobanura umuzuko w'abakiranutsi n'uw'abanyabyaha, ariko umurongo nashakaga n'uyu nguyu wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, avuga ngo mbona marayika ukomeye amanuka ava mu ijuru afite umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka ari cya nzoka ya kera, ngakibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Ku kantu mukabazirikana, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu arakinga. Mufata kandi kagiye gukurikiraho kugira ngo kitongera kuyobya amahanga. Ni ukuvuga ngo muri iyo myaka 1000 Satani afungiranye, nta kongera kuyobya iki? Amahanga. Amahanga avuzwe ni ba baturage batuye isi, ba banyabyaha tuzagaruka tuje kwima ingoma ngo tubayobore mu isi. Wa mwuka wa shitani nta uzaba wagiye muri bo, ariko kongera kubayobya ntibizaba bigishoboka. Kuvuga ngo urupfu rwabo rwo gupfa bahagaze bazaba bakirufite n'ubundi muri bo, ariko kugira ngo Satani yongera bakoresha ibyaha ntibizashoboka, kuko nawe azaba boshywe. Ibi bizaba ryari? Ibi bizaba Yesu azaba amanutse. Uyu marayika uvuzwe kandi mutagira ngo warundi n'ubundi ni Yesu. Ni ukuvuga ngo igihe Yesu azaba agarutse, agarukanye n'itorero rye, tuvuye hariya mu kirere muri ya myaka 7 nababwiye, icyambere azakora ni ugufata Satani akamuboha, akamujugunya ikuzimu akahakinga. Icya kabiri ni uguhosha intambara ya Harimagedoni, nkuko twabibonye ko amahanga yose yo mu isi azabahagurukiye kurwanya Isiraheli. Buri musirikare wese mu gihugu ntago azazabura mu byanga byakunda ko Antikristo uzaba uyoboye isi yose, si yowe na politike ya Antikristo, utanga itegeko muri buri gihugu ngo bohereza abasirikare bajye kurwanya Isiraheli, bizaba byoroshye. Nkeka yuko rero buri gihugu kitazabura abasirikare cyohereza kurwanya Isiraheli. Ibaze nawe rero isi yose izaba ihagurukiye Isiraheli iri kuyirwanya. Isiraheli buri ifite imbaraga, afite ububasha n'ubushobozi Imana yabahaye, kuko nabo bazabanza kwirwana. Urebe n'uyu munsi ibyo barimo barakora, ariko mubona ibihugu barwana nabyo muri iyi minsi, barakubita Hezbollah, bagakubita arya bariya ba Hamasi, bakagaruka bakajya gukubita Irani, bakava kuri Irani bakaza gakubita Yemeni. Urumva aba bantu bafite imbaraga bagakubita Syria,
Isiraheli mbega kwa kundi Imana yabwiye Aburahamu itangira ibice 12 y'umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu, imubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ni ukuri yamuhinduye ubwoko bukomeye. So bazabanza kurwana, niyo mpamvu bizaba ngombwa ko abasirikare bava hirya no hino ku isi kugira ngo baze barebe ko bayicubya, kuko intego ya Antikristo ni uguhanagura ku ikarita y'isi igihugu cya Isiraheli ko kitazongera kubaho. Icya mbere ni ukubaho Satani, icya kabiri ni uguhagarika intambara ya Harimagedoni, icya gatatu ni ukwiyereka abayuda bamucumise ngo babone ko ari we bibambiye ubwabo, icya kane ni ukwima ingoma ye y'imyaka 1000 hamwe n'abera bose. Itorero rye tugiye kwima ingoma y'imyaka 1000 kuri ya surprise nababwiye yaduteguriye yo kugira ngo twebwe tuyobora abo banyabyaha mu myaka ingahe 1000. Kuko Satani azababoshywe rero nta rupfu ruzaba rugihari, nta n'icyaha kizaba kigikora. Twarabibonye muri Yesaya ko Yesaya n'ahantu yakavuga ngo icyo gihe amacumu bazayacuramo impabuzo, n'imihoro bazayicuramo amasuka, ngo nta shyanga rizabangurira irindi shyanga inkota, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana. Aho ngaho Yesaya yaranabisobanuye cyane muri iyi ngoma, anavuga ibintu bizabaho mu gice cya 9. Betse mbasomere gato mwumve. Beneda, iyi ngoma y'imyaka 1000 yo ngitekereje ari gihe nikubita hasi nkarira nk'abantu Uwiteka, ndakwinginze uzambabarire ahantu nzahabi, kuko niho tuzaba dutangiye gusogongera uburyohe bw'ibyo twavunikiye tukiri hano muri iyi si. Ubwo rero hari umuririmbyi yaririmbye ngo abazaba batsinze urugamba bazabana na Yesu akaramata. Tabacyumuhanuzi Yesaya 11 murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 9. Mwumva ibintu bizaba bihari. Isega rizabana n'umwana w'intama, ingwe izaryama hamwe n'umwana w'ihene, inyana n'umugunzu w'intare n'ikimasa cy'umushishe bizabana, kandi umwana muto niwe uzabyahura. Inka zizarishanya n'idubu, izazo zizaryama hamwe, kandi intare izarisha ubwatsi nk'inka. Umwana wonka azakinira ku mwobo w'inshira, n'umwana w'incuke azashyira ukuboko kwe ku gikonjo cy'impiri. Ibyo ntibizaryana kandi ntibizononana ku musozi wanjye wera wose, kuko isi izakwirwa no kumenya Uwiteka nk'uko amazi y'inyanja akwira hose. Amen. Murumva iyo ngoma? Amen, amen, amen. Ndagira ngo musomere mu Kirundi, munansomere mu Gifaransa twumva aya magambo. Tabacyumuhanuzi Yesaya 11:6 kugeza ku murongo wa 9. Mu Kirundi, mu Gifaransa avuga ngo ibingira rizobana n'umwagazi w'intama, n'ingwe izoryamana n'umwagazi w'impene, n'inyana n'umugunza w'intambwe, n'ishuri ishishe izobana niwe witoreye. Izorisha n'igikoko cyitwa idubu kuryama hamwe, kandi intambwe izorisha umwana yonka azokinira ku mwobo w'imamba, n'umwana acutse azoshira ukuboko mu mwimba w'imbuga. Hose ku mugwa wanje wera ntihazoba hakiriho ibijyana canke ibyica, kuko kumenya Uhoraho kuzoba kuzuye mw'isi nk'uko amazi abungereye mu kiyaga. Maze kuri uwo munsi rekeraho igishitsi ca Isayi kizoba gihagaritswe. Rekeraho twavuze kugeza ku murongo wa 9. Katwumve mu Gifaransa. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits en même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre. Sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main
dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Amen. Hano Yesaya arimo arasobanura ibizaranga iyo ngoma y'imyaka igihumbi. Ati isega rizabana n'umwana w'intama. Iyo bavuze isega ni impyisi. Impyisi ngira ngo benshi murayizi. Kuvuga ngo isega izabana n'umwana w'intama, muzi impyisi kuntu ikunda inyama. Muzi impyisi kuntu ikunda inyama. None hano arimo kugaragaza uko bizaba bimeze. Bivuga ngo impyisi ntizaba ikirya inyama. Ingwe izaryama hamwe n'umwana w'ihene. Muzi ingwe ku maraso. Kuntu ikunda akaboga nayo. Ngo inyana n'umugunzu w'intare n'ikimasa cy'umushishe bizabana. Umugunzu w'intare ni ya ntare ikuze, za ntare ziba zikuze kabisa. None ibaze nawe, inyana n'umugunzu w'intare n'ikimasa cy'umushishe bizabana. Umva iyo ngoma. Aravuga ngo inka zizarisha hamwe, inka zizarishanya n'idubu, izazo zizaryama hamwe. Idubu murayizi ni inyamaswa igira ubukana nayo, kandi inyamaswa nini cyane. Akenshi ikunda kuba ku mazi, irya amafi, ikarya n'inuzana n'ubwatsi, byose irabirya ariko cyane yibera mu mazi irya n'amafi. Tekereza ko icyo gihe ntabwo izaba ikirya akaboga nayo. Ari ijambo rirenze aha ngaho yavuze. Yaravuze ngo kandi intare izarisha ubwatsi nk'inka. Ubundi ibintu bitunze intare ni inyama gusa. Ariko mwumve ko Yesaya yavuze ko noneho intare izarisha ubwatsi. Zazirisha ubwatsi bisanzwe noneho. Umwana wonka azakinira ku mwobo w'inshira, umwana w'inshuke azashyira ukuboko ku gikono cy'impiri. Ibaze nawe, inshira zikora ari inyamaswa iteye ubwoba. Uzi impiri yariyo. So hano rero bari kutwereka yuko impamvu Yesaya hano ibi bintu ari kugaragaza ko urupfu ruzaba rwavuyeho no ku nyamaswa nta ruzaba rukiriho. Niyo mpamvu na za nyamaswa zazitunzwe n'izindi nyamaswa ngenzi zazo bizaba byarangiye kuko nta rupfu ruzaba ruhari ngo irica inyamaswa iyirye. Izaba ari ingoma y'amahoro itarangwamo intambara, iri mu bwami bwa Kristo, bwami bwa Mesiya Yesu hamwe n'itorero rye. Nta ntambara, nta gucura intwaro, nta bajya mu gisirikare, nta biki, nta mipaka izaba ikiriho ku isi, nta gukoresha pasipoti, nta ibyo bizaba byararangiye. Ubu bwami rero buzamara imyaka igihumbi Satani aboshywe. Tuyoboye abanyabyaha nabo badapfa. Ndetse Yesaya igice cya 35 anasobanuye ko tuzarama nk'ibiti. Nabo barimo kandi. Ayandi magambo bazasogongera ku byiza by'itorero nubwo batigeze barihesha amahoro bakiri hano muri iyi si. Bo bakinezeza nk'uko babishaka. Ariko si igisobanuro cy'uko bazaba bakijijwe. Si igisobanuro cy'uko nyuma yaho bazabona ubugingo. Ndashaka no kubabwira ko muri iyo myaka igihumbi Imana izaba, Yesu azaba akeza itorero rye. Ibyo mwari mubizi? Mwumve uburemere, ndashaka kubumvisha uburemere bwo kwera kw'Imana. Ni ukuvuga ngo urwego turiho n'urwego uzaturi icyo gihe ntabwo ari urwego rwatuma dushyika imbere y'Imana Data wa twese. Yesu ngo adushyitse imbere y'Imana. Ahubwo muri iyo myaka igihumbi turi kumwe na Yesu, kubera gutindana nawe tuzaba turi gusa nawe neza noneho. Kuko akenshi utinze ku Mana usa n'Imana. Mpamvu Mose yagendaga akamara nayo iminsi 40 yagaruka afite ubwiza bwayo bwinshi. Icyo gihe rero muri iyo myaka igihumbi ko tuzaba turi kumwe na Yesu,
tuzarushaho kurabagirana kugira ku bwiza nk'ubwo Yesu afite, kugira ngo azabashe kuduhingutsa imbere ya se nyuma y'ingoma y'imyaka 1000 dusa nawe, tutagira ikizinga cyangwa umunkanyari mu maso ya data wa twese. Rero aka ni akantu Yesu yateguye, ni surprise nababwiye ko yateguriye itorero ngo abanze yereke abari mu isi, ab'isi, agaciro bataduhaye, ko twari ab'agaciro gakomeye muri iyi si. Mwibuke ko Pawulo yigeze avuga amagambo akomeye agaragaza itorero ububasha dufite, nigeze kuyabigishaho mbigisha ku gice cya 6 cy'ibyahishuwe muri urwandiko rwa 2 yandikiye Abakorinto cya 6 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10, ari kugaragaza ububasha itorero rifite, ariko ab'isi bo batatubonaho. Vanga itorero ubwo bubasha rabufite ariko ntibabubona. Hari igihe rero bazatubona, muri iyo ngoma bazatubona, nibwo bazabibona neza, nawo ubu barahumye. Umurongo wa 8 urwandiko rwa 2 yandikiye Abakorinto mu bice 6 umurongo wa 8 kugeza ku 10 ravuze ngo mu cyubahiro no mu buhemu, mu mugayo no mwishimwe dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko turabo kuri. Cyo ni icyambere. Vuga ngo ab'isi babona ko ibyo tuvuga byose mu cyubahiro, mu ishimwe, muki byose babona ko turi abashukanyi. Nuko ab'isi batubona. Nibi tuba twigisha barabireba, ndabadukuje ko Heroni bapagana abigwaho yabigwaho abateka mitwe gusa. Barigisha iby'abazungu gusa, tubiya n'iby'abaroma bati barabakoroneje. Babandi b'abapanafricaniste nabo bakavuga ati oya, barasenga imana y'abayahudi, basenza imana y'ibihugu byabo, imana y'u Rwanda, imana y'abarundi, kuki basenga imana y'abayahudi? Nyine babona ko turi abashukanyi, dushuka abantu. Dutekereza ko turi abashukanyi ariko turabo kuri. Pawulo ati nubwo batubona ko turi abashukanyi, turabo kuri. Uko kuri ntabwo bakubona. Cya kabiri, dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi birangirire. Narababwenga impamvu turi birangirire Pawulo avuze gutya, nuko mu ijuru twabaye ibirangirire, mu isi tubibirangirire, n'ikuzimu tubibirangirire. Nukuvuga ngo ijuru riratuzi, isi nayo iratuzi, ituzi mu buryo bwo kutwita ibigoryi n'ibiki, ariko ikatumenya. Hanyuma kandi ikuzimu bahora bahinda imishyitsi bavuga ati barabona tuzabukira. Nabo baratuzi, bahora bakora amanama batwigaho. Murumva rero ko turi birangirire mu ijuru, tubirangirire mu isi, turi birangirire n'ikuzimu. Tuteze ko turi abatamenyekana nyamara tubirangirire. Dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima. Nuko ab'isi batubona bati bahora mu bigeragezo, bahora mu ntambara n'ibishira, ariko iyo mana yabiri hehe. Pawulo ati nubwo babona ko dusa nk'abagiye gupfa ariko turiho, turi bazima, ariko dore turi bazima. Dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa. Uvuga ngo kubera ibigeragezo tubamo Satani tugerageresha, ndetse namwe mu mashuri Imana dushyiramo kugira ngo igere urukundo tuyikunda, iyo batubonye muri izo ntambara barabata ariko izindushye zarushye. Abanyamubabaro iyo Mana ibamariye iki? Ngo dusa n'abahanwa. Ibyo bihano iyo Mana ibahozamo, bo babona ko dusa nkaho duhora mu bihano. Pawulo atari ko ntabwo twicwa. So wahora mu bihano ntupfe, ariko kuki tudapfa? Icyo nacyo bakwiye kugitekerezaho, kuko itorero rya Yesu ryageragezwa ko riri mu isi, umwanzi arahiga ku manywa na nijoro. Dusa n'ababara ariko twishima iteka. Nuko batubona babona ko turi abanyamubabaro ariko tugira ibyishimo by'iteka ryose. Dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi. Dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose. Nuko bo bagenda batubona, barisho batubonamo Pawulo akayivuguruza. So rero icyo gihe ishusho yacu, ibyo byose Pawulo atuvuzeho, bizagaragara muri ngoma y'imyaka 1000. Nibwo bazabona ko twari abantu badasanzwe muri iyi si. Nibwo bazabona ko twari abantu bakomeye, twari dufashe iyi si. So iyo ngoma y'imyaka 1000 rero nuko bizaba bimeze. Abo tuzabayobora kaya ndirimbo ngo surprise Yesu adufitiye. Iyo ni surprise Yesu yatubikiye yo kuzimana nawe mu myaka 1000 hano. Bifurije kuzayibamo, tukazahurirayo twese turi kumwe.
amen 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 amen. Okay. Nari mfite ugarutse kuri Yesaya igice cya 11 hariya kuri uyu murongo wa 6 kugeza ku 9 twari tumaze gusobanurirwa. Nari ndi kwibaza ahangaha mu gitabo cy'Itangiriro umurongo wa igice cya mbere umurongo wa 30 avuga ngo kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose kiguruka ku isi gifite ubugingo mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo. Nuko bizamera nyine. None ubukana bw'inyamaswa bwo gutangira kurya amaraso ubwo byaba byaratangiye ryari? Byatangiye igihe Nowa yasohokaga mu nkuge, ari nabwo n'ubundi kandi Imana yahaye umuntu kurya inyama z'amatungo n'inyamaswa nazo niko zatangiye kurya abantu. Mu bice 9 by'Itangiriro, igice cya 9 cyose mu gisome, Imana ivuga ko ihaye umuntu kurya inyama z'amatungo, nuko inyamaswa zazitinya umuntu n'umuntu akazitinya, hanyuma n'inyamaswa zatangiye ubwo zitangira kuryana. Mu yandi magambo byatewe n'icyaha Adamu yazanye mu isi. Icyo gihe rero inyamaswa zizasubirana ubuzima zahoranye, kuko nta nubwo Imana yaramye umuntu ngajye arya ibiryo. Wenda wowe uje vuba, ariko twiga urwandiko rw'Abaroma twagiye mu gitabo cy'Itangiriro tureba ibihano Imana yahaye Adamu 6 ko harimo n'igihano cyo kurya. Ibi biryo turya burya ni igihano twahawe, kuko bari mu ngobyi ya Edeni Imana yabahaye imbuto, nta bindi biryo yari yabahaye, nta n'inyama zari zo kurya, nta nyamaswa yari yabahaye ngo barye, ni imbuto zonyine. So rero ibiryo byaje nk'igihano kandi kitwinjiza mu rupfu. Impamvu yamubwiye ngo uri umukungugu, mu mukungugu niho wavuye kandi naho uzasubira. Rero ari umuntu ntiyari yagenewe kurya inyamaswa, ari inyamaswa ntiyari yagenewe kurya indi nyamaswa cyangwa kurya inyama. Inyamaswa zari zagenewe kurya ubwatsi, inyamaswa zose. Ni ukuvuga ngo umuntu ntabwo yaragenewe ibindi biryo keretse imbuto. Inyamaswa ntizari zagenewe ibindi bintu keretse ibyatsi. Ibi byose rero inyamaswa zifite n'ibyo natwe duhagazemo kureba n'ibiribwa byose byazanywe n'icyaha cya Adamu n'umugore we Eva. Iki kirasobanutse. Icyo gihe rero tuzaba twasubiye mu buzima bwacu, inyamaswa nazo zasubiye mu buzima bwazo. Buriya ngoma y'imyaka 1000, buriya nta kintu tuyivuzeho, narindi gucamo nihuta, ibyayo birarenze. Okay, ngira ngo twatuyisubikiye aha. Amen. Twagira Imana Viateur, Mutabazi Fideli na Jeannette bakurikirana. Yego murakoze. Nge nari mfite ikibazo gitoya nubwo mutubwiye ngo yenda ngo tuzabibaza ikindi gihe ku ngoma y'imyaka 1000. Numvise uburyo abakiranutsi nyine bazabana na Yesu imyaka 1000, ariko hari akantu gatoya ngira ngo mumfasheho ntasobanukiwe. Ese ko mutubwiye ko abakiranutsi n'iyo ngoma y'imyaka 1000 ubwo bazaba bari mu isi nyine bazaba imirimo ikomeje, hanyuma bakazayobora abanyabyaha kandi nabo ntibapfe. Ese hari imirongo ibigaragaza ko abanyabyaha bazaba bari mu ngoma y'imyaka 1000 bazaba bariho, kandi na Yesu nawe ari uzaba uyiyoboye? Kandi tutaje tubona imirongo igaragaza ko hari aho abanyabyaha bazigera babana n'abakiranutsi. Aho ngaho niho numvise ntari gusobanukirwa neza. None se Viateur, ibyahishuwe 20 tumaze gusoma wabyumvise? Nabyumvise ariko nyine ntabwo nabisobanukiwe aho abanyabyaha n'abakiranutsi bazabana. None se kugaruka kwa Yesu aje kwimingoma y'imyaka 1000 warabyize?
oya nibwo ndi kwiga ku byahishuwe nibwo ndi kubyiga. naho rero niba dusomye hariya batubwiye ngo kugira ngo kitongera kuyobya amahanga avuzwe n'ayahe. Baratubwiye ngo akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu, arakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanye kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza ayo myaka 1000 izashirira. Amahanga avuzwe n'ayahe? Twebwe nta bubasha Satani azaba afite bwo kutuyobya kuko urwego tuzaturiho nta n'ubuyobe bwakongera kutubaho. Amahanga avuzwe n'abantu tuzagaruka dusanga mu isi. Ntago nsobanuye mu kanya mubwira nti hari Magedoni izaba irimo igisirikare cyavuye ku isi yose kiri kurwanya Isiraheli. Sinsobanuye ibintu ugezeho muri binesa azaba azanywe nabyo. Icyambere nasobanuye ko azaba aje gukora iki niba mwankurikiye. Nababwiye ni cyambere Yesu azaba aje kujugunya Satani kumuboha mu gihe kingana n'imyaka ingahe 1000. Siko nababwiye. Icyambere reka mbivuga mu buryo byumvikana. Icyambere azaba aje kwima ingoma ye hano muri iyi si nkuko ibyanditswe bibivuze mu byahishuwe ndetse na Yesaya yabihanuye. Icya kabiri azaba aje guhagarika intambara ya Harimagedoni. Icya gatatu azaba aje gufunga Satani kugira ngo amare imyaka 1000 aboshywe. Icya kane azaba aje gukuraho urupfu n'icyaha cyose ko nta cyaha kizakigikorwa. Icya gatanu azaba aje kwiyereka abamucumise Abayuda ngo babone yuko koko ari we babambye, ari we bihakanye, ari we bishe. Reka nongeye cya gatandatu azaba aje guhosha intambara zose mu isi. Azaba aje guhagarika intambara zose mu isi. Intambara ya Harimagedoni niyo ntambara ya nyuma ku isi, hari intambara zongera kuba kugeza irangiye. Hanyuma twima imyaka 1000 ayo mahanga yose ari mu isi. Iyo mpamvu yumanutse hasi muri gice cya 20 umurongo wa 7 atubwira ngo iyo myaka 1000 nishira Satani azabohorwa avaho yarabohewe, azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi Gogi n'Amagogi kugira ngo yakoranyirize intambara. Urumva twagira Imana kubyumva ariko buriya nuko ari ubwa mbere nize ku byahishuwe buriya nzabisobanukirwa. Yuvuga ngo buriya nzabisobanukirwa. Ibyo nibyo twanze bya mu madini twebwe. Tuba dushaka umuntu avuga ngo ikintu ndacyumvise ndumva kibaye claire kuri njyewe. Ibyo turi kwerekana muri Bibiliya, wafashe Bibiliya nawe urimo kuhasoma cyangwa turivugira Bibiliya wayijugunya aho ngaho nubwo uzahiri. Fata Bibiliya usome. Turi mu byahishuwe cya 20 tugeze ku murongo wa 7. None se ahubwo umurongo wa 4 w'igice cya 20 wawumviseho? Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho, bahabwa ubucamanza. Ubucamanza twahawe se n'ugucira imanza abandi. Nitwe tuzicira imanza se? Bahabwa ubucamanza. Kandi mbona n'imyuka y'abacu ibihanga babahoragwa mu kwese n'ijambo ry'Imana ari bataramejanye amaso cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizwe ikimenyetso cyayo ngo barazuka bimana Kristo imyaka 1000. So urumva rero niba ku murongo wa 4 bavuze ngo iyo myaka 1000 nishira Satani azabohorwa ave aho yarabohewe. Kabiri azasoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi Gogi na Magogi kugira ngo yakoranyirize intambara. Ayo mahanga azakoranya ni ba bantu twayoboraga muri iyo myaka 1000 kuko bazaba basanzwe ari abanyabyaha. Umwuka we azawubashyiramo bawumve kugira ngo baze baturwanye kandi twatubaye imyaka 1000 yose. Ngo azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi ngo kugira ngo yakoranyirize iki intambara. Bibiliya navanga umubare wabo ngo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bibaze nawe. Okay, ngira ngaho kirasobanutse. Ukurikiyeho ninde? Mutabazi Fidel. Murakoze, mfite ikibazo hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa 2. Ntabwo turi ku rwandiko rwa 2. Ibice ntabwo turi ku rwa 2, turi mu rwa 1. ntabwo kambaze ku rwa 1. Urwa 1 ni hano mu bice 4 umurongo wa 13.
ndahera ku murongo wa 16 ndavuga ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Bo hano nshaka kumenya marayika ukomeye n'umwami impanda ikomeye ntago ndi kubyumva neza. Murakoze. Akoze cyane ubaje ikibazo cyiza numvaga nzagarukaho n'ubundi nkasa nkaho ubwo mwebwe mbibabaza ngo mumbwire mwebwe ubundi iyo muhasomye mu byuba mutu muri se muranasoma cyangwa nitwe tuba basomera gusa nimujya mwifatira umwanya ngo muhasome inama. Ni kuvuga ngo aha ngaha iyo bavuze umwami ni Yesu, iyo bavuze marayika ukomeye ni Yesu, iyo bavuze Imana ni Yesu. Ushobora gusanga teolojiya ikubwira yuko yo bo barabifata bakabigabanyamo uko nyine bimeze, bakavuga ngo Yesu azavuza impanda, marayika afata Satani amubohe, Imana ngo izura abapfuye. Ngo nuko babivuga. Yesu wazavuza impanda kuko bavuze ko umwami ubwo azamanutse ava mu ijoro arangura ijwi rirenga, ubwo azavuza impanda. Namara kuvuza impanda ngo ijwi rya marayika ukomeye ngo niriboha Satani. Satani Bibiliya imugaragaza nk'utuye mu isanzure hariya kwa kundi Pawulo bivuze ngo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, ndetse na Daniel yaramweretswe igihe yatangiraga ibisubizo bya Daniel marayika Gabriel abizanye. Ubwo rero ngo marayika azatafata Satani amujugunye, kandi mwibuke ko hano batubwiye ngo ijwi rya marayika ukomeye na hara mu byahishuje cya 20 Yohana aravuze ngo mbona marayika ukomeye amanutse ava mu ijuru afite umunyururu munini mu ntoki ze, afite n'urufunguzo rufungura ikuzimu. Hano bavuze ngo ijwi ry'umwami n'ijwi rya marayika ukomeye, kandi ababwiye ngo uri yuvuzwa hara mu byahishuwe ni Yesu. Naha ngaha rero ni Yesu, ndaje mbibereke muri Bibiliya. Gatatu ngo ni impanda y'Imana. Ibi byose bifite icyo bishatse kuvuga. Nuvuga ngo Yesu we azaza nk'umwami w'ijuru n'isi, wahawe gutwara isi n'ijuru, kandi we nka nyiri itorero. Kabiri, azaza nk'umuyobozi w'abamarayika bose, ari we marayika ukomeye. Gatatu, azaza nk'uhagarariye Imana, kuko ntabwo data wa twese azigera na rimwe ahaguruka mu ntebe ye ngo agiye guhamagara itorero. Niba abo twatangiranye ngira ngo muribuka mu rwandiko rw'Abakorino rwa mbere, ibyo twasomye Imana yahariye Yesu ko izongera kubisubirana ariko Yesu abirangije. Murabyibuka mu bice 15 15 murongo 24 aravuga ngo nibwo imeruka izahera ko isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami ariyo data wa twese, amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose, kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyira abanzi be munsi y'ibirenge bye. Umwanzi uzaheruka gukurwaho ni urupfu, kuko handitswe ngo yamuhaye gutwara byose abishyira munsi y'ibirenge bye. Imana yarabimuhaye, nta mwanya ifite w'ibyo ngibyo, inshingano zose ni iza Yesu. Yamuhaye gutwara byose abishyira munsi y'ibirenge bye. Ariko ubwo ivuga iti aha gutwara byose, biragaragara yuko iyamuhaye gutwara byose itabibariwemo. Nuko byose nibimara kumwegurirwa, nibwo umwami umwana w'Imana ubwe aziyeguriye amweguriye byose, kugira ngo Imana ibe byose kuri bose. Ngo hano bamo kwerekana ko Imana kuva Adamu na Eva bakora icyaha, Yesu akiyemeza ko ari uzaza gucungura ikiremwa muntu. Ibintu byose Imana bifashe byegurira Yesu. Niwe wakurikiranye umuntu kugeza aje mu isi, kugeza n'uyu munsi, kugeza ari acunguye abantu, aracyaryeza. Niwe uzavuza impanda, niwe uzazura abapfuye,
niwe uzabana mu ngoma y'imyaka 1000, niwe uzabahagurukana ajye kwamurikira Imana ayisanze ku ntebe yayo aho yicaye, ayibwira ati ngibi rero ndabikwegure nanjye ndakwiyeguriye. So rero baravuze ngo umwami ubwo azaza amarutse ava mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Ibi byose birareba Yesu. Nari mbabwiye ngo icya mbere Yesu we ni umwami, azaza nk'umwami. Icya kabiri Bibiliya mu rwandiko rw'Abatesalonike batubwira ko Yesu ari we mutware w'abamarayika. Umutware w'abamarayika rero bishatse kuvuga marayika ukomeye kuko ari we utwara abamarayika bose. Murambure Bibiliya y'urwandiko rw'Abatesalonike rwa 2 twumva ko havuga igice cya mbere umurongo wa 7. Urwandiko rwa 2 igice cya mbere umurongo wa 7 cyangwa mbere ku wa 6 nibyo byiza. Kuko ari ibitunganiye Imana kwitura abababaza kubabazwa, kandi namwe abababazwa kubitura kuzaruhukana natwe ubwo umwami Yesu azahishurwa ava mu ijuru azanye n'abamarayika b'ubutware bwe. Mwumva ko kantu vuga ngo aravuze ngo kandi namwe abababazwa, inyiturana Imana izabitura ni ukuzarukana na Yesu ubwo azahishurwa ava mu ijuru azanye n'abamarayika b'ubutware bwe. Iyo bavuze ngo azanye n'abamarayika b'ubutware bwe bivuze ngo Yesu niwe mutware w'abamarayika, niwe uhagarara abamarayika bose. Pawulo rero mu gwishurirwa yabonye Yesu aje nk'amarayika ukomeye uhagarariye abamarayika bose bamukurikiye. Hano itavuga ngo kandi namwe babazwa kubitura kuzarukana natwe umwami Yesu azashurwa ava mu ijuru azanye n'abamarayika b'ubutware bwe hagati y'umuriro waka ahora inzigo abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu. Bazahanwa igihano kibakwiriye ari cyo kurimbuka kw'iteka ryose, bakoherwa ngo bave imbere y'umwami no mu bwiza bw'imbaraga ze ubwo azazanwa no guhishurirwa, ubwo azazanwa no gushimirwa aberabe kuri uwo munsi no gutangarirwa kubwo abamwizeye bose kuko ubuhamya twahamije bwemewe. Mwihute dusome muri Matayo igice cya 24. Reka mpere ku murongo wa 30 nibyo byiza na 31, ariko aho ushaka cyane ku murongo wa 31. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Mwumve rero ku murongo wa 31. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda. Ariyo bari batubwiye ngo n'impanda y'Imana. Umwami ubwo azarangura ijwi rirenga, 2 ijwi rya marayika ukomeye, 3 impanda y'iki y'Imana. None hano batubwiye ngo azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, kandi yari batubwiye ngo n'impanda y'Imana. None ijwi rirenga ry'impanda ubwo nindi urivugisha ni Yesu Kristo. Yesu hano baratubwiye ngo azatumisha abamarayika b'ijwi rirenga ry'impanda bateranye intore ze mu birere bine uhereye impera y'ijuru kageza iyindi mpera yaryo. Amen. Ni ukuvuga ngo batubwiye ngo umwami ubwo azaza amarutse ava mu ijuru arangura ijwi rirenga, umwami ni Yesu. 2 buri ijwi rya marayika ukomeye nuko Yesu azaza nk'umutware w'abamarayika, niyo mpamvu bavuze ngo ni ijwi rya marayika ukomeye. Kandi baratubwira mu Batesalonike ngo azaza azanye n'abamarayika b'ubutware bwe. Abo bamarayika azanye nabo b'ubutware bwe ni nabo batubwira hano muri Matayo ngo azabatumisha ijwi rirenga ry'impanda. Bani magambo ijwi rya Yesu rimeze nk'ijwi ry'impanda. Iyo bavuze impanda ni ikintu cyumvikanisha, mbega umuntu avugiramo ijwi rikumvikana cyane, cyangwa se kigira n'indangururamajwi yumvikana cyane. Ijwi rya Yesu rero rimeze nk'impanda. Ni ukuvuga ngo we mu itegeko rye azategeka abamarayika gukwira ibirere bine by'ijuru. Niko hano batubwiye azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda bateranye intore ze mu birere bine uhereye impera y'ijuru kageza iyindi mpera yaryo. Ni ukuvuga ngo azababwira ati nonaha mukwire ku migabane yose yo ku isi, kuko hari abagiye kuzuka, hari n'abandi bagiye guhindurwa bagiye kuzamuka. Intebe ya Yesu ntimumbaze ngo izaba iteye hehe, ariko hari aho azatera intebe ye itorero rizamusanganira rimusanga ku bicu, uko Pawulo abivuze.
aho rero atumishije abamarayika b'ijwi rirenga rye rimeze nk'iry'impanda, ni ukubabwira ko bakwiriye kwigabanya isi mu birere bine by'isi, mu nguni enye z'isi, kuri buri mugabane, kuri buri gihugu, ku buryo abari buzukire i Burundi, abari buzukire mu Rwanda, abari buzukire Tanzania, Kenya. Intego rero yo kuba bakwiriye ku migabane yose hejuru ya buri gihugu na buri mugabane, ni ukugira ngo aho abera bazamukiye babegerezaho umwami azaba ari. Ni ukuvuga ngo rero muri iki kirere hazabera akarasisi k'abamarayika banyuranamo, barimo gukusanya abera bose aho bazukiye mu bihugu, babajyana aho umwami azaba yateye intebe ye hariya mu kirere. Ku Pawulo avuze ngo maze natwe abazaba bakiriho duhere ko duhindurwe tujyananwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganirira umwami mu kirere. Ni ukuvuga ngo aho ngaho rero ni akarasize kano mu kirere, wabanyuranamo abavuye muri Uganda, abavuye muri Kenya, bari kujyana abera ati muze tubegereze umwami, abavuye Australia, abavuye Aziya, abavuye ku mugabane w'Uburayi, abavuye muri Amerika, bose bakusanya abera abazutse abahinduwe, muze tubegereze umwami. Mwami ari ahanga, mwami ari aha. Yo, haleluya 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 haleluya. Amen amen amen. Ni ukuvuga ngo hano ibi bintu bitatu byose ni Yesu, ahubwo nyine Pawulo abivuze ashaka kwerekana icyo Yesu apresenta muri ibyo bice uko ari bitatu. Yesu we ubwe ni Imana, kabiri ni umwami, gatatu ni umutware w'abamarayika. Ijwi rye ryonyine rizakora muri ibyo bintu bitatu. Azaza we nk'umwami, aze mu ijwi ry'abamarayika bose, aze no mu ijwi rya se ari we data wa twese. Noneho arangururire mu ijwi rye ry'impanda, abamarayika bumve bakuri isi yose, bagiye gutoragura abera bose aho bazamukira, bose babegerezaho intebe ya Yesu na Yesu azaba ari. Mbifurije kuzabayo tukazahurirayo, kuko njye ndabizi nzajyayo rwose. Icyo ntago ngishidikanyaho, njye ntago mbishidikanyaho. Kujyayo ko nzajyayo nta kibazo. Ubwo rero tuzabayo. Aha, ngira ngo iki kirasobanutse. Amen. Ngira ngo kirasobanutse, muracyumvise neza. Azaza we nk'umwami, niyo mpamvu bavuze ngo umwami ubwo azaza arangura ijwi rirenga. Kabiri, aze mu ijwi ry'abamarayika, niyo mpamvu Pawulo avuze ngo ni ijwi ry'abamarayika ukomeye. Gatatu, aze mu ijwi rya se, kuko ise we yicaye mu ntebe y'icyubahiro, nta kazi agifite, akazi gafitwe na Yesu. Ibintu byose yarabimuhariye, genda ukore, wongere utunganye ikiremwa muntu, uzakigarure n'ibyaremwe byose byateye agaciro kubera icyaha umuntu yakoze. Umuntu namara gutungana, n'ibyaremwe byose bizaba bitunganye, uzabone kongera kumisubiza, nongere bitware mwese mbatwarire hamwe. Ariko ubu ngubu Imana yarabimuhariye, nta ruhare isa nkaho bifite, yarabimubwiye ati bubigumanye. Niyo mpamvu Pawulo abivuze mu Bakorinto ngo iyamuhaye gutwara byose biragaragara ko itabibariwemo, ngo nuko byose nimara kumwegurirwa, ngo nibwo umwana w'Imana ubwe nawe aziyegurira, amweguriye byose kugira ngo Imana ibe byose kuri bose. Ibyo bizaba Yesu arangije itorero arijyanye nyuma y'ingoma y'imyaka 1000. Nuko bizagenda. Aha, twagiye, ngira ngo mwene data asobanukiye n'abandi uwo murongo murawusobanukiwe. Arakandi gato nshaka kubaza, mumbabarire. Ikindi nshaka kubaza, ni muri Matayo 20 ibice 23, uvuga ngo arababwira ati ni ukuri igikombe muzakinyweraho, ariko kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso sinjye ubigaba, keretse data abo yabitunganije. Hari n'irindi jambo ndibukaho riri ariko rivuga ngo Yesu ntagaze umunsi n'igihe, koko ntabwo uwo munsi awuzi. N'iri jambo impamvu yavuze yuko atari bubigaba kandi tubona byose arabihawe. Murakoze. Arawuzi Yesu, ahubwo uvuga uti kutabikubwira ni ubuntu yakugiriye. Ni ukuvuga ngo Yesu wavuga yuko ibyo sazi na warabizi. Si Yesu byivugira. Ibyo sazi na warabizi.
ibyazi na sarabizi. Nta mugambi n'umwe Imana izi Yesu atazi, nta n'umugambi n'umwe Yesu azi na Data wa twese atazi, kuko Yesu na Data wa twese na Mpwemu Yera bose ni bamwe, amabanga yabo bayaziranyeho yose. Nayo mpamvu muri Yohana 13:12 yavuze ati nari ngifite byinshi byo kuvugana namwe, ariko none nimubasha kubyihanganira, icyakoza nzabohereza umufasha, kuko azenda ku byanjye akabamenyesha, kandi azenda no ku bya Data. Baravuga ngo ibya Data afite byose ni ibyanjye, nanjye ibyo afite byose ni ibya Data. So Yesu kwanga kutubwira igihe azagarukira ni urukundo rwinshi adukunda. Reka mbereke ko adukunda kuba atarabitubwiye. Tekereza kuba unaniwe utazi umunsi Yesu azagarukiraho, yaba uwuzi ubunaniwe bingana iki? Iryo jambo mvuze muraryumvise? Mwumvise uburemere bwaryo? Niba unaniwe kandi uzagubwa gitumo, ukaba unaniwe, yaba noneho uzi umunsi Yesu azagarukiraho, wari kuba unaniwe bingana iki? Wari kuba uvuga uti igihe kiracyahari sha, ndimo kubara hasigaye nk'imyaka nk'ijana, ndabona ahubwo bizanarangira nkava mu isi atari yagaruka, ko imyaka 100 sinemeye kuyirenza. Ukidoga Satani agakubisa nk'ubara, ukabupfuye urimbutse. Kuko niba Yesu atagarutse, urupfu rwo ruhari rutugera amajanja. Wagenda mu muhanda imodoka ikakwanura, waryama ukaryama ntiwongeye ukanguka, tumva benshi baryama ntibakanguka, gutyo Satani akatwiba gutyo muri ubu buryo ko tutahora twiteguye tuvuga ngo iminsi iracyahari. Impamvu duhora iteka ryo dufite ubwoba twumva twakwezwa ni uko Yesu yavuze ko azaza nk'umujura, tutazi umunsi cyangwa igihe. Ashobora kuza muri uyu mwanya ndi kubaganiriza, ashobora kuza uryamye, ashobora kuza uri mu kazi. Aho niho bituma uhora wezwa. Ariko yabuze imyaka azaziraho, ntabwo wakwezwa. Avuga ati yapo ndacyahari, nawe ntabwo araza, kandi Satani we akaba arakwishe. Rero Yesu kutatubwira igihe azagarukira, ahubwo akaduha ibimenyetso, ni urukundo adukunda kugira ngo twezwe tutazarima. Naho umunsi arawuzi, nose ni gute yaba atawuze kandi ibyase n'ibye byose ari bimwe? Hari abantu batavuga ngo none se ubwo ngo Yesu yaba yarabeshye. Ntabwo Imana ibeshya. Mwumve babwire, ntabwo Imana ibeshya, habeshya wowe nanjye. Ikintu cyose Imana ivuze ni ukuri kwayo, wowe utavuguruza. Niyo mpamvu yavuze ngo none se ikibumbano cyabazwa kibumbye ngo kiwambumbye utya. Ntabwo Imana ibeshya. Mbega ibintu byose byayo bikora mu kuri kwayo, kuko ibizi impamvu ibivuze, kandi izo mpamvu ibivuze ni ingaruka nziza kubibibwiye, kuko nta jambo na rimwe Imana itubwira itatugiraho ingaruka nziza keretse ba bandi bayinaniye. 12 Yohana 16:12, Yohana 16:12. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Umwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, katazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza, kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo Data afite byose ni ibyanjye, icyo gituma mvuga nti azenda ku byanjye abibabwire. Ni ukuvuga ngo kwenda ku bya Yesu n'ubundi aba yamaze kwenda ku bya se. Byarangiye. Uvuga ngo nta kintu na kimwe Imana ishobora, Data wa twese azi Yesu nakimiye ko bari muri baba person uko ari batatu. Data wa twese, Mpwemu Yera na Yesu ni bamwe. Imigambi yabo ni imwe, nta uhisha undi, yose ni ibyabo. Icyo kirumvikanye ngo byo kwicara iburyo ngo sijye ubigaba. Icyambere Yesu kubivuga gutyo nuko bari basabye nabi. Uriya mubyeyi yarasabiye abana be nabi. Yarasabiye umwe ibumoso undi buryo, kandi none muri Matayo 25:31 ati umwana w'umuntu ubwo azaza n'abamarayika bose nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe,
nawe ihene azazishyira ibumoso. None asaba umwana we kwicara ibumoso, gusa urumva atamusabiye nabi? Kutamenya no kwicara na Yesu ngo umenye ijambo rye, niyo mpamvu hari igihe tumusaba tukamusaba ibidakwiriye, ukaba uzi ngo uri gusenga kandi ibyo usaba rimwe na rimwe bishobora kuba ari ibiguciraho iteka. Kuko uzize iki? Uzize ubujiji bwawe kuba utaricanye na Yesu ngo usobanukirwe neza imvugo ye, nunasenga usengere mu ijambo ku buryo udashobora kuvuga ibitari byo. Uriya mubyeyi rero yasabye nabi ngo umwe azicara ibumoso ngo undi yicare iburyo bwawe. Yesu ati reka da, ibyo sinanjye ubigaba. Ubwo umwe aravuze atazarimbuke, undi abona ubugingo. Umwe abaye ihene, undi abaye intama. Ubwo se murumva koko birakwiriye ko twiga ijambo ry'Imana tukamenya nuko dusaba. Impamvu Yakobo yavuze ngo murasaba nimuhabwe, ko musaba nabi ngo byahishira ry'imitima yanyu. Gisubizo Mutabazi yacyumvise. Ndishimye cyane. Amena. Murakoze. Mbanje gushima Imana yaduhaye umwigisha nka Jarike. Imana dusobanukiwe ibintu byinshi kuko twagiye tubeshwa byinshi. Mu idini batwigishe ko muri iriya myaka 1000 tuzimana na Yesu, yuko tuzaba tubwiriza ubutumwa bariya bapagani. Nari naragize ikibazo, ariko ukomeje kudusobanurira bitumye nsobanukirwa byinshi. Ariko nanone nkongera hari ikibazo mfite, muri iriya myaka 1000 bariya bapagani ko Satani azaba yaraboshwe, bazaba bapfa cyangwa urupfu ruzaba rwahagaze? Banza mujya musinzira turi kwegesha n'ibyo mba ndi kuvuga. Ikintu cyitwa urupfu, uburyo ruzaba rwahunze, nicyo kintu nimvuzeho cyane ahubwo kurenza ibindi byose. Twagiye muri Yesaya dusoma igice cya 11 umurongo wa 6 kugeza ku 9. Basoma mu Kirundi, basoma mu Kinyarwanda, basoma no mu Gifaransa. Mbereka ziriya nyamaswa impamvu zitazaryana, kari igisobanuro cy'uko nta rupfu ruzaba rukiriho. Hanyuma Nadia adusomera mu Itangiriro, agaragaza buri nyamaswa zarishaga ubwatsi. Turongera tubigarukaho ko bizongera kugaruka nyine nyamaswa zarishe zitazongera kurya izindi, natwe tutazongera kurya inyama ngo turice inyamaswa ko urupfu ruzaba rwaravuyeho. None iwari uri hebye byose tubivuga, nta rupfu ruzaba rugihari kuko twabonye ko Satani azaba aboshywe muri iyo ngoma y'imyaka 1000, kandi ntabwo azaba kiyobya amahanga. Kandi magambo, nta cyaha kizaba kikiriho, kandi icyaha nicyo cyakuruye urupfu. Icyo gihe rero ntabwo mu ngoma ya Yesu abantu bapfa ngo bashyingurwe, nta reka. Si Yesu yaba ari hano muri iyi si n'itorero rye abantu bagapfa? Nuvuga ngo nabo bazahabwa amahirwe yo kurama iyo myaka, ariko si igisobanuro cy'uko bazaba bejejwe nabibabwiye. Kuko Satani nabohorwa batubwiye mu byahishuwe 20 umurongo wa 7 ngo n'ubundi azahita abaruhamo umwuka we abayobye nanone. Nubwo umutima wabo uzaba utagikora icyaha, ariko n'ubundi byaha bya mbere bazaba bari kumwe nabyo. So bazongera ze rero abayobye, kandi intego yo kubayobya ni ukurwanya itorero na Yesu. Ubu buntu bakandamiza imyaka 1000 ingana irya kweri? Mureke tubavaneho tuyobore natwe isi. So aho ni naho Yesu azafite itorero akarizamukana agiye kurimurikira Imana. Byahishuwe 20 umurongo wa 11. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicaye isi n'ijuru ngo mu maso hayo, kandi habyo ni habakiboneka, mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Nuko ibitabo birabumburwa, n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye acirwa imanza byanditswe mu gitabo zikuri ibyo bakoze. Inyanja igara bapfuye muri yo, urupfu n'ikuzimu igara bapfuye muri byo, bacirwa imanza kuri ibyo umuntu wese yakoze. Aho rero kuvuga ngo Yesu azafata itorero arijyane mu ijuru. Impamvu Yohana yese atubona tugezeyo nyuma y'imyaka 1000 nibwo tuzajya hehe mu ijuru. Nibutse ko y'imyaka 1000 abayehova niyo bakunda kwigisha, munabizirikane. Niyo nyigisho bagira, niyo basobanura, niyo berekana yuko ariho tuzaba, bakagaragaza ko 144 ari byo bizajya mu ijuru byonyine, ubundi twese tuzaguma muri iyi si muri iyo myaka 1000. Ariko nta kindi gisobanuro bajya batanga cya nyuma y'ingoma y'imyaka 1000 cyuko bizagenda. Rero umuyehova nakubwira ati sizahinduka paradizo, uzarebe n'amashusho yabo bagira, nibyo baberekana gusa isi uko zabimeze, uzabimwemera ubwite ni ukuri, ndabyemera ko isi zaba paradizo. Usibye ko bo guhinduka paradizo kwayo
bitandukanye n'ibyo turi kwerekana muri Bibiliya, kuko bo ukiri kubakwa, iri terambere rigenda riza mu isi, imijyi y'ibihugu ukuntu yubakwa, aya mapura bagenda bashyiraho uko imijyi igomba kuba yubatswe. Umuyehova yari gutambuka muri Kigali avuga ati iri ataje n'izaba yanjye, kuko bo isi guhinduka nshya ni uburyo tuyubaka. Ntabwo bo bavuga ko ari kuri Yesu azazana n'itorero isi gahinduka, ntabyo bagira. Uko igenda yubakwa itunganywa n'abisi, ngo ni kuri kugenda yinjira mu ntuza ya paradizo, ndagenda igera muri paradizo, iba paradizo neza. Rero umuyehova yagiriwe amahirwe akajya nko muri Amerika, areba ari amazu maremare mwebwe abariyo, akavuga ati iriya ni iyanjye, iba n'ijyo uzaba uyifite uriya munsi. Ariko nabo imyaka 1000 barabyemera, ariko mbumvishije imyizerere yabo itandukanye n'imyizerere dufite mu ijambo ry'Imana. Uzabibemerere, ariko babaze ngo none se nyuma y'imyaka 1000 bizagenda gute? Nta gisobanuro bazapfa kuguha, bazakuryagaryaga rwose. Murakoze cyane Sibomana Felix. Ego murakoze, nasobanukiwe kuri iyo myaka 1000 abayehova bongeramo akantu ko kuvuga ngo tuzayimara twigisha ngo abantu tuzasanga ku isi, hanyuma uzanga kumva azapfa ngo azicwa n'urupfu rwa kabiri. Hanyuma ngewe icyo ndimo ndareba hano mu byahishuwe nyine twasomye igice cya 20:10, uyu muhanuzi w'ibinyoma kuko nk'uko Abadivantisite bivuga ni papa cyangwa icyo gihe nashaka gusobanukirwa. Abadivantisite inyigisho zabo zimwe zenda gusa n'iz'abayehova, ariko umuhanuzi uvuzwa aho ngaho w'ibinyoma ni Antikristo. Kandi Abadivantisite bavuga ko papa ari we Antikristo, nyine akaba niwe muhanuzi w'ibinyoma. Kuri bo rero bo ni uko bimeze, ariko kuri twebwe Antikristo ntabwo ari papa, kandi umuhanuzi w'ibinyoma ntabwo ari papa. Papa akoreshwa n'umwuka wa Antikristo, ariko ntabwo ari we Antikristo, kuko nyine Abadivantisite n'ubundi Antikristo ni nawe muhanuzi w'ibinyoma. Abateolojiya nabo bakavuga bagatandukanya Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma. Murumva utwo tuntu tubiri mbabwiye. Muvanga Abadivantisite papa niwe Antikristo kandi niwe muhanuzi w'ibinyoma. Abateolojiya Antikristo ari ukwe n'umuhanuzi w'ibinyoma akabukwe. Bibiliya ikagaragaza ko Antikristo ari nawe muhanuzi w'ibinyoma. Ubwo murafata iki? Murafata iby'Abadive, murafata iby'Abateoloji, murafata ibya Bibiliya? Turafata ibya Bibiliya. Kandi nibaza Bibiliya. Turafata ibya Bibiliya. Rero Bibiliya igaragaza ko Antikristo ari we muhanuzi w'ibinyoma. Yandi magambo Antikristo, ibitwara bisobanuye, bisobanura umuntu uhakana cyangwa se uwishyira mu cyimbo. Ni ukuvuga ngo ahakana Kristo kandi akishyira no mu cyimbo cye, akanamurwanya. Kandi anti nicyo bisobanura. Kristo nyine we murabyumva nyine. Noneho rero kwishyira mu cyimbo cye ni ugushaka guhanura nk'uko Yesu yahanuraga, ni ugushaka gukora ibitangaza nk'ibyo Yesu yakoraga. Niyo mpamvu nyine ibyo azakora n'ibyo azahanura byose bizaba ari ibinyoma, kuko ntabwo azaba yatumwe na Data wa twese. Ubwo rero bivuga ngo Antikristo niwe muhanuzi w'iki? W'ibinyoma. Ariko teoloji igaragaza ko hari umuhanuzi w'ibinyoma akaba na Antikristo. Kandi Bibiliya igaragaza ubutatu satanike nk'uko tubona ubutatu bwera bw'Imana. Byahishuwe 16:12 n'uwa 13. Havugwamo ibintu bitatu: ikiyoka, inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Ikiyoka ni Satani, inyamaswa ni ubwami ubutegetsi bw'isi, umuhanuzi w'ibinyoma ni Antikristo. Ubwo nibwo butatu satanike. Rero ntabwo umuhanuzi w'ibinyoma atandukanye na Antikristo, ahubwo Antikristo niwe muhanuzi w'iki? W'ibinyoma. Kuko azaza mu izina rya Mesiya yita ko ari we Yesu, ahanura, yerekwa, akora ibitangaza, ariko byose bizaba ari iki? Ari ibinyoma. Yaboneka rero uharanire kuzaboneka kuri urya munsi Yesu agarutse. Imana ibahe umugisha. Hanyuma narinzi ko uyu munsi ndi bugaruke cyane ku muzuko kugira ngo ndusheho kubasobanurira uriya muzuko wa gatatu, ariko tuzakomerezaho kuko ndashaka kubasobanurira kugira ngo muwumve, kuko naho abantu bajya bakonfizinga abantu kurebana n'uyu muzuko wa gatatu. Bakunda gucanga abantu ntibamenye ibyo ari byo, ariko nzabasobanura neza tugiye muri Bibiliya
tubireba kuko hari ukuntu abateoloji bakunda kubicanga bavuga yuko hariho umuzuko wa gatatu w'abantu bazaba bishwe bahowe amaraso yabo, kandi abo bantu bavugamo n'abanyamahanga, bakavuga ko aribo Yohana yabonye ngo bazaba bavuye muri urya mubabaro mwinshi, bakavuga ko aribo Yohana yavuze nanone kandi era mu byahishwe dusomye 20:4 hari abatubwiye ngo mbona intebe z'ubwami mbona bazicaraho ntabwo bucamanza, kandi mbona imyuka baciwe ibihanga babahora gwamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije inyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, bataberekana ngo abo bantu ngo ni babandi ngo bazaba bahowe amaraso yabo, abaciwe intoki, abaciwe amatwi, abagize gute, bakongera kubyerekana mu byahishwe igice cya 7 umurongo wa 9 aho marayika baza umwe mu bakuru abaza Yohana ngo bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he, aramusubiza ati mwami wanjye ni ubizi, aramubwira ngo aba nabavuye mu urya mubabaro mwinshi, batera uwo mubabaro nabazacungurwa n'amaraso yabo. Aho bakunda gucanga abantu, ariko tuzagaruka tuzabasobanurira. Imana ibaha umugisha, ndabashimiye cyane. Mukomeze mwiga ijambo ry'Imana, musome urwandiko rw'Abatesalonike murutindemo cyane. Narababwiye dutangira ngo bibaye byiza wakabaye turusoza rwose wararuborotse mu mutwe wawe, kuko ibice 5 birimo amagambo make, wabishatse ukabishyiraho umwete wayaboroka yose kuva ku gice cya 1 kugeza ku cya 5 yose akajya mu mutwe wawe. Ariko uru rwandiko mu rukunde, mu rusome, mu rubemo, nirwo ruduteye kwinjira muri izi nyigisho, kuko twabonye ko izi nyigisho zikwiriye itorero rya Kristo ko rifite intego kandi ririmo gukura, kandi none tubona kandi nabwo butumwa dukwiye gushyira bari mu isi, kuko ntabwo twajya kubwiriza abantu ubutumwa bwiza tutazi izi nyigisho. None se n'umubwiriza akakubaza iherezo ry'ibyo umubwirije uzamubwira ngo iki? Ngomba kubuza iherezo ry'ibyo umwigishije yakiriye yizeye ukabimusobanurira. Bigomba rero kubizi, yaba bishop, yaba apostle, yaba nde utazi inyigisho yo kugaruka kwa Yesu, ntabwo ari aba bishop ntari abapotere, nta nubwo akwiriye guhagarara imbere y'abantu ngagira ibyo abigisha. Ugomba kubizi ibyo byiringiro, kuko nibyo ugomba kuba ufite nawe ukajya kubiteramo abandi. Imana ibaha umugisha cyane. Kadushimira bari badukurikiye kuri Iron TV mwese, tubasaba gushenga ubutumwa bwiza kandi tubizeza ko dukomeza kubana namwe muri uyu mwaka. Mahoro y'Imana akomeza gutwara mu mitima yanyu. Shalom shalom. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, nzaba kumwe